n'inshuti mwugurure baraje dore abageni beza mwugurure baraje itambuka neza maze intugu ziremeshe uyu munsi n'uwanyu mwugurure baraje ngo abana bacu batweretse nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari mu nyato mwugurure baraje mwugurure baraje abatanga na bose mwugurure baraje dore sine y'igitego mwugurure yaje byano binihibezi mwugurure yaje icyogere mu nkuba mwugurure yaje ngo abana bacu batweretse muraho Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe. hariho kera abaturanyi bacu muri Zaire urahazi Muri Zaire ndahazi. muri Kongo se urahazi Nari mpazi muri Zaire ko muri Kongo ndahazi. witwa muri Kongo rero haru Moye ko ngaba za Kongo ebyiri. noneho muzahirwa rero kera umupasiteri yaraje nkuko winjiye nawe ariko idini rikaba ryaramurangaranye ntiryamusengera ku gihe none aravuga ati mon pasiteri avuga ati tiya na revera nanjye mvuga revera se njye mvuga revera pasiteri cyangwa njye mvuga pasiteri gusa Ujye uvuga pasiteri. aha murakoze cyane ku buzima bwacu Sangire. ese ko ndeba usa nkaho nta nyota wari ufite njyewe nyishinge natangiye ejo Inyota ndayifite kandi nta naho nshaka kijya. oya ndagira ngo itsirike kuyica se nayishobora reka nyikingire basi Ubuki ndabushimye. urabushimye Ndabushimye. noneho rero uriya mwana aguherekeze kugeze mu byicaro kandi ntange uburenganzira rewo umenye banywanyi baso maze ubakire nk'uwakira bene wanyu Igiro ndagushimiye. urakoze cyane Urakoze. ikaze turabishimiye murakarama niyereka hari ibicuro cyane ni hehe Ukande hose mu mbavu zose. Uraho se uraho naha hove wahageze. baho Rero nibakunshimire ubu mubyeyi kandi umuvandimwe Urakoze umugenzi umuryango wa Kayihura urabakunda. Twaje tuzi ko mufite igitaramo cyiza nk'iki ko mufite ibirori yambwiye ngo ningira hano mbanze mbasuhuze. urakoze Arabishimiye yishimiye umubano mufitanye yishimiye urukundo mukundana kandi ibyiza by'inyaruguru natwe turabirata. yego Ubu n'ubuki bw'iwacu ndabizi namwe nyaruguru mugira bwiza ariko hari Nyamasheke natwe twabazirikanye mbevase jya mbere. uriya mwana wazamumaye nkamushyira mu itorero ntajye yikorera niwe waje yikora iki kibindi oya ntabwo yikorera uriya n'umuhereza ahubwo ni mwakiritse uriya n'umuhereza. urakoze cyane turabishimiye rero twishimiye kandi uyu munsi mwiza nigenda ndusangiye ubutumwa ahubwo ngo utege yombe nicaye hariya. urakoze ndagushimiye. urakoze nabonye iki cyicaro numviza imbyino mbona ubwuzu buraha mbona ababyeyi baraha mbona abasaza muri kumwe nibuka wa munsi ugira izina turi kumwe ubwo twaganiraga
tubagezaho ibyiza by'iwacu ariko tubabwira n'icyifuzo cy'umuryango wacu. Icyo gihe mu kiganiro turi kumwe n'intore z'umuryango n'imfura z'umuryango, icyo gihe twabasabye irembo ry'umugeni. Mu biganiro byiza twagize murariduha, icyakora mutubwira ko igihe kizagera umuryango wose wateranye tukaganira tukazabasaba umugeni. None rero muvandimwe inshuti, muri iki gitaramo cyiza tuganira ku byiza twagezeho ndetse tunahiga ndetse tunakangurira abantu ko bagomba gutanga mituweli ku gihe, nuza kunyemerera na cya kiganiro twasubitse twaza kugisubukura. Kandi byiza icyo nabwira umuryango byo ntabwo nza kwirengagiza ngo uvuge ngo ntabwo twatuzi ko abantu b'Nyamasheke batugenderera, twari tubizi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nitwe twabatumiye si bo badutumyeho, noneho tubatumiye bagize neza kuza, nimubashimire. Irigira gatatu, Pascal arizihirwa, kandi koko ni mu gihe aravuga ati rero uyu munsi nanjye kubera kunezerwa, ati ibuye rimwe riraza kurasa inyoni eshatu, nzimashe atunyemerere, ati ubuki ngutuye bwakire, numara kubwakira ubabwire ko Kayihura yashimye ubutumire, ariko ko yambwiye ko n'iki kibindi njya kivugiraho amajambo abiri. Rya mbere, rya kabiri aravuga ati ariko sindivuga, ndarivuga umpaye uburenganzira. Buriya rero mbona tuze kumbonamo agakiza, ndi nkawe dore aba bose ureba mu by'ukuri. Icyo nakwimana kitari icyanjye, ariko none se naguha iby'abandi. Icyo ntakwimana kitari icyanjye, inshuti ntacyo wayima, ariko ntiwareba iby'ijya n'irya hino ngo uvuge uti rero kubera ko ngukunda reka nguhe n'iby'abaturanyi, nguhe n'ibya data. Icyakora nabwo umwana baramubajije ati zo nkurage n'izandesha, ati n'izanjye na data, ziba izanjye mu rwuri zagera kwa data zikabize. Buriya rero naho nagarukiraga, naho ubundi uyu munsi icyo ndi bukore sindi bube gito ngo mbure kukuvugira. Hanyuma rero mu by'ukuri cya mbere cyo mbabwire ko uriya muryango kurikije turo baduhaye ryo ni ryiza, kurikije ko ntari riherekeje, ndumva twabagira imbabazi tukaza gusuzuma tukareba niba iri turo mu by'ukuri ryakemura imanza zo kwa Kayihura. Hanyuma noneho icyo ni kimwe. Icyakora ari hoteli arimo arambwira ngo arakuzi ngo hari icyo yakumarira. Uraho mushumba? Jya mbere hoteli. Ubundi yitwa Ndayizeye. Kandi nibyo. Ni inzoga ye nayo Ndayizeye. Nayo yizere. Ishobora kuba ari imbera byombi, ikabibereye kuba intashyo, ikaba intwererano, ikaba n'ituro. Ubundi ubusanzwe buriya abapasitoro ntabwo bajya batura, ahubwo baraturwa. Ariko buriya afite abadiyakoni bari hafi, nimuzana amaturo, tugeze mu mwanya w'amaturo. Ahubwo ndagutura si rimwe cyangwa kabiri, ye n'ubushize naragutuye. Ahubwo nari nkubwiye ko ubwo buki bwari ni ya ntwererano twababwiye, ariko siyo dushaka kuvugiraho ijambo. Nuko nanze kuvuga ijambo, nanze no gutura ngo mvuge ijambo kandi nzi ko mufite ikindi kiganiro hatoya, kandi tutabikunda iwacu. Ndabize ko n'iwanyu kizira kurogoya ibiganiro. Aho ari nimutwemera ko dukomeza ibiganiro, naho ubundi bwo ndikwije. Murakoze. Urashaka gutura? Ntubibona se kamasaraye? Ese pastor uzahana ikibazo ukiri?
oya aho ikibazo kiri simpazi aho igisubizo kiri ntonzi. ngaho subiza ikibazo kitaraboneka. Ariko iyo ikibazo wigeze ukibazwa niyo urebye umuntu umenya ikibazo akakubaza none ukamwegera kugira ngo akubaze neza uhita umusubiza. Ngwino nyegere ngo bazi ibyayo maturo. Iri ni intashyo niko wabivuze. Yego rwose. Ubundi buriya kubera ko mumenyereye gutura muturutse inyuma, aba batura bagatura baturutse imbere yanyu, hari rimwe na rimwe mutajya musobanukirwa iby'amaturo mukabisobanura uko mubishaka, abo mubisobanurira bakabitura nabo ko babishaka. Kwaturutse mu biganza by'abakirisitu agarukira mu biganza by'abapasitori. Yose tuyahuriza hamwe akajyahe. Kandi nubwo igisubiza kizi ariko yose mwamwe yatuye Imana. Uyu munsi yose mwamwe yatuye Imana ariko uyu munsi ndi gutura umuryango. Reka tukubwire n'akandi. Turi ku munsi w'isakaramento. Mukanya riratambagira ureba. Aya maturo yose uzana uwayahuriza mu isakaramento. Buryo ubone nihagarukira mu isakaramento ry'Ukarisitiya. Yose arava mu biganza byanyu, arava mu biganza by'abakirisitu, yose ahurira mu isakaramento. Reka ngo hejyone asabira amaturo. Rehotel yagishubije neza, n'ubundi haturwa pasiteri ko n'uhagaze mu kimbo cy'Imana. Burya padiri na pasiteri na papa cyangwa na musenyeri ni abakozi b'Imana hano mu isi bazamurika Yesu yaje. Ubwo rero kubera iyo mpamvu amaturo yawe sinyakira, ndakira ko akayihura. Noneho musabire ayo kayihura yohereje, hanyuma yawe uyu munsi. Ariko sinigitangaza ko pasiteri banatura n'Aburahamu yatura Melkisedeki. Uyu munsi uko wabaje kwa Nkunzi Ntore ugashaka gutura, ngaho iryo turo rizane, noneho ngo haye uburenganzira buri Rehotel bwabihaye umugisha. Iryo turo ntigiye kuba pasiteri ntaje kuryigomba na padiri ntaryikombe, niryo kwa Nkunzi Ntore. Kigira amagambo ahura n'indi mico itandukanye ariko buriya rero urakoze. buriya padiri na pasiteri na shehe bahuza imyumvire, ariko abayoboke babo ntibajya bahuza. Byaranyobeye. Ni babishushanya umubiri wa Kristo. Murakoze cyane. Iri ni turo rero. Yego. Nunyemerera tuza gukomeza bya biganiro twasubitse. Kubera ko kare watubwiye ko rira turo rikubiyemo intashyo ndetse n'intwererano, ituruka bushaka kurivugiraho ijambo. Ndashaka ko murikizaho urupfuko. Cyane ko akira ubuki. Twirebera iby'ubuki. Amahirwe tugira nge nawe ntidufungirwa amasakaramento. Oya. Sogongera niwe wabontoye. Ariko ngenda sogongere ko nyine none abutuye. Ko numva bushyushye. Ongera wumve neza. Sugira ngo uburyoshye se ubushyushye. Oya, naho buturutse n'urugendo mwakoze, ariko mu by'ukuri buteretswe nk'umwanya bugahora. Yemwe ubuki nubwo kwa kayihura. Nibakunshimira. Yaratwegereye ariko nanjye naramurebaga kuko ninjye mu muryango iwacu bagira icyizere, banshyira imbere mu gutoza abasore bacu. Rero mu myitozo yose yahabwaga nabonaga ari intwari, nkabona ni ingenzi, nkabona arakwiye. Mu ibyo biganiro twagize rero aza kongezaho ikindi cyifuzo, ariko nanjye nabonaga aravuga ati babyeyi, nanjye ndashaka kubaka urugo. Ibyo arabizi ko mu biganiro tugira no mu muco w'iwacu
hambere aha iki gihe kitaragera twashimaga umuryango tukajya kurambagiriza umwana tukajya kumusabira bakaduha umugeni bakamuduhekera ariko murabizi ko kubera umucurakura n'abana bacu twabahaye uburenganzira n'ubwo guhitamo n'ubwo gukunda. Mw'ibyo biganiro tuganira rero ambwira ati mubyeyi nanjye harageze ko nubaka urugo, harageze ko mba umugabo. Ndamubwira ati mwana ko twakureze ugakura ariko ko ikikugira umugabo nawe harimo amahitamo yawe. Mw'ibyo biganiro twagiraga tuganiriye ambwira ijambo ryiza, numva iryo jambo riteye ubwuzu kuko numvaga riganisha muri uyu muryango wa Celestine, umuryango wa Nkunzi Ntore. Ndavuga ati n'umuryango mwiza twabanye, n'umuryango w'inshuti, n'umuryango natwe dukunda, n'umuryango twashima ko dushyingirana. Mu bihe bishize rero turaza tubasaba irembo ry'umugeni, irembo rimanuka inka rikazamuka umugeni murariduha. None inshuti nziza, muryango wa Celestine, uyu munsi twaje kubasaba umugeni, kandi umugeni mwaduha mwaba mushimangira rwa rukundo rw'imiryango yacu. Yewe urwo rukundo nirwo rwogeye rugira no mu bana bacu, kandi gukomeza kunga ubumwe n'urukundo umuryango wa Kayihura n'umuryango wa Nkunzi Ntore byaba gukomeza kubakira iki gihugu cyacu. Munyemerere rero babyeyi beza mwongere mushyigikire umuryango wacu nkuko bitari ubwa mbere n'ubundi tubana. Mwumve icyifuzo cyacu cy'umuryango muduhe umugeni. Iryo niryo jambo twari dufite kandi babanshimire. Mu by'ukuri utobora ijambo murahamara rivuga ati nimundenganure murandenganyisha. Nubwo we yaregaga ariwe yaregeye. Nyuma rero uti mu buco twarawuvuguruye twebwe tutsimbarayeho, ndetse ayo makuru twe twarayumvise tuyumva kuri radio, ariko twari tuzi ko ariko Kayihura biri byo kugenda abantu batatira igihango bahindura umuco ko biboneye. Twebwe rero kwa Nkunzi Ntore ni kwa kundi mutuzi muco ahubwo warakuze. Noneho icyambere byo dusimbarayeho nta rutugu rukura ngo rusumbe ijose. Iwacu rwose nta mwana udutegeka ngo ajye kwirambagiriza, ibyo ntibishoboka. Ko aramutse arambagije hari abo tujya twumva ngo b'Ikigali ngo bakundana n'abahungu, ngo bakobwa bagakundana. Iwacu kwa Nkunzi Ntore ntibizahagera, bizanahabe. Ikindi hari akantu twumvise iyo hirya mu Kinyaga, najyaga nkumva nkagira ngo si wanyu, ngo abagabo bahekwa n'abagore, ngo abagore bataha bakabaheka, agituruka ngo akabembereza nono agaheka. Rero nkurikije icyakora tumaze kubimenya twebwe bureye ko tunabakunda, kugira ngo umuco ugene cyane winjire Nyamasheke. Urabizi ko umutoza w'intore ubu ngubu aturuka iwanyu Nyamasheke. Iyo somo rero nzi ko araho rigeze, nkavuga n'ibyo byose kwa Kayihura ndabazi nta mahumane bakwandura. None ibyo bintu rero hoteli bira bintu nsobanura wasanga ari kimwe muri ibyo. Ariko icyo narimvuze nuko abana bacu tubaganiriza ku imiryango dukunda, imiryango yacu, imiryango tubanye. Rero narimvuze ko Pascal nawe yakunze kwizihirwa n'ibyiza tuvuga umuryango wa Nkunzi Ntore. Aho rero aho shoreje niho rwose niho ntabwo nahumvise n'indi wari wahavuze. Ubwo rero nge nawe uko byagenda kose by'umwana tubyihorere, twemeranywe iby'imiryango yombi. Noneho umwana tumutekerereze, icyo cyo ndacyemera. Hanyuma hoteli rero rabizi ko wanambwiye ko mwari abahanga kuva kera, cyakora ngo araho nyuma yagiye akurusha. None asobanurire nawe bisobanure neza, burya birumvikana neza kwa Nkunzi Ntore. Hoteli nge nawe ntitubivuga.
abakirana baziranye berekana utwobo. Buhigiro buriya kwicara muri Nyaruguru tugasobanura ibya Nyamasheke byafata igihe kirekire, ariko n'uturere twose dukora ku ishyamba hari aho dusa naho tujya guhuza umuco, ariko Nyamasheke ikagenda igakora ku Kivu igahita yandurura n'uriya muco wo hakurya y'Ikivu iyo za Rujyo hose wumvaga. Ariko igihe nyine gihe ikindi, uriya ni umutoza toreza muri itorero. Dufite itorero ry'abadahinyuka. Itorero ryanyu n'abadahinyuka. Uri umudahinyuka. Wabimenye. Uri umutoza w'intore. Kuko wagize uti umuco urakura. Umuco urakura kandi namwe mwabivuze ko n'uwanyu wakuze. Wakuze ute uwiwanyu? Kuko iwacu wakuze ukunze. Uburyo umuco wakuze iwacu kwatangiye kera ababyeyi baheza abana. Kera Nyamasheke ababyeyi bahezaga abana. Hari igihe bahezaga abana, umvuze kera. Babahezaga mu bihe? Babahezaga mu biganiro bagafata ibyemezo. Ariko uburyo umuco wakuze nuko n'abana tusiye tugira umwanya wo kuganira nabo bakamenya ibyemezo tubafatira. Reka ducukiriza aho ngaho. Mubagenera umwanya wo kuganira nabo? Tubaganira. Ntabwo ari igihe cyose. Tubagenera umwanya, ariko n'umwanya wose si twe tuwugena. Ubwo tugiye kugira igihe nanone twakwibaza ngo umwanya n'igihe bitandukanira hehe? Ariko igihe gitegeka ibzacyo, reka duhiniraho. Hanyuma icyo waje kuganira na Buhigiro ni icyifuzo kandi muziranyeho cyane. Imiryango yombi irabizi. Sinone ntabwo ari ejo sinejo bundi, ni igihango muzi cy'imiryango yombi. Ngaho Buhigiro narebe. Buhigi uriya ni Ndayizeye. Wakayura Ndayize cyambere. Buriya biranoroshye, umwanya n'uwo twaguhaye igihe nicyo tukugenera. Si ibyo se. Mu by'ukuri umwanya n'uyu, igihe rero kigenwa burya n'uwateguye umwanya. Nayo mpamvu wavuze uti tugena umwanya ariko akabaho n'igihe. Rero tubashimire. Ijambo wavuze sirishyitsi, rero taravuze neza. Iwacu sirishyitsi imiryango yombi. Matwi yacu twabyirutse dusanga iyo ntera ariyo duhana inka n'abageni. Ibyo si igitangaza, ntabwo wayobye, waje muri bene wanyu. Nibakunshimire. Waje muri bene wanyu. Kandi Pascal nubwo ari umwana ariko n'umwana bakayihura. Mu by'ukuri niyo wavuga n'undi, ahubwo icyo ndi bukore, wavuze uti igihe cy'ubu reka nanjye ndeba bubu. Uriya muryango bakayihura hari impamvu mubona yatuma batabona umugeni muri uyu muryango nk'uburenganzira bijyanye n'umuco. Mbere ko tubyinjiramo, hari icyasha, hari igicumuro, hari inenge mubona muri uriya muryango ku buryo byateza pasiteri ikinego, iryo jambo rye ryo kujya mbere akagira inzitizi. Leo mu by'ukuri ku bwanjye pasiteri ni umuhanga kandi aranerekwa anahishurirwa. Nabonye abantu yazanye imbere bose mbona n'abakirisitu beza afite imbuto kandi barimo n'abayobozi. Buryo umuyobozi agomba kuba ari umuntu wizerwa.
nanjye ari njye bantumye niko nabigenza. Aho atareba rero mwihorere, hari aho nabonye nawe ureba. Noneho wumva amajwi yo muri uyu muryango, umve niba so na neza bampa uburenganzira kugira ngo bigende neza. Uriya muryango ari umuryango mwiza, cyane cyane ko atari n'ubwa mbere dushyingiranye nawo. Abasanga rero nta cyasha bafite pe. Niba kunshimire nta mpamvu. Yewe ahubwo mwatize bari abantu n'imfura. Uzayisenga Adelphine turamugira, Ndahimana Pascal muramufite, dufite n'abandi bakobwa n'abarya biyerekaga imbere yawe n'abakobwa, ariko simba gushingiye ndabarasi. None rero inshuti yanjye Jambere mukunda, iwanyu ni wacu, no televuze neza, turaziranye, turakundana, turashyingiranye, turakoshanye. Ufite inkwano cyangwa uhera ubuntu? Oya, iwacu ntidutunga abageni b'ubuntu. Ntimushaka kuba nkuri? Ntabwo dushaka kuba nkuri. Noneho rero mudashaka kuba nkuri, uyu munsi muracyatunze ngo ukoshe nk'uwifashije cyangwa se nkuvugire? Oya, aho ntumvugire kandi wahereka mvugira nagushimiye. Yego, ariko aho turi kwije. Reka reho tera kubwira ubwoko bw'inka zacu zigezeho. Ubu kintu bwo kugushimira. Yego, ubonye ko nta mutwaro w'akabeba ko ngezeho ngahagarara hano nkavuga ndeka ngo Imana njuze. Ndagushimiye, tubashimiye mwiza. Tubashimiye Adelphine. Naho rero naho turiteguye adukosha. Ntacyo mbere yo kugukosha nuko inyana y'imfatarembo yamenyeranye n'izindi kandi irasa neza. Turagukosha inyana 6 z'amashashi. Ndagira ngo ngusabe izindi imbyeyi 2 ariko ziza ziziherekeje kugira ngo zihamagarwe amazina zisubireyo, kuko izo nyana zo ntago ziritwa amazina. Tuzi ko inzuri Nyamasheke na Nyaruguru duhurira mu nzuri nyinshi. Eka nkwegere ngo ukore nayo mu kiganza ngushimire. Unkosheje neza. Yewe nayo ngushimire. Urakoze cyane. Ibiganza bisa. Ntitwari tunaherukanye. Urakoze cyane. Ntabwo avuze ko abapasiteri gutura bafite uko batura. Ndabizi kera ari umuvunjayi wasanga yakozemo nibyo. Izo nka zahageze kandi dukunda umuco wanyu, yewe n'ibyiza mwakunda turabizi, turabashimiye. Ariko hari ishyo ryaje ribyagiye bugufi bw'iryacu kandi rihamaze iminsi. Nabonye risa n'izivuye mu ndongo za Nyamasheke. Icyo twakora twebwe ni ukurobanura izo data ashimye. Nizo yemeye. Cyo turagikora mubyeyi. Nanjye ni mubanshimire bashimye inkwano tubakoye. Harya ngo mu bakobwa bacu wigombye ndi? Uzayisenga Adelphine. Nere nkubwire, ntambebye mpagaze mu izina ry'umuryango, tukwemereye umugeni muri uyu muryango kandi Uzayisenga Adelphine, ndetse kugira ngo nkwereke ko mbyemeye. Izi muntu naje mbazaniye, berwa mfura nziza urabikwiye, musanganizwa bisaho sinitarushisi, nzahora murata mwingatsima, nzahora murata mwingatsima, nyir'imbuto nziza ugire impuhwe nyinshi, nyir'imbabazi, nyir'imico myiza nshongora itemba itoto, ingendo n'ingingo byaremwe n'indashyikirwa mutarani rudasobanya imihigo ntirutangura mu mabigwi rwa gitindwa ndi mashabakinzi,
ndi ikinani cy'abahizi ndi igitego cy'inshongore simutetereza imihigo ihuye ndabimbura cyizera rurika rw'ingenzi ndi n'amarugamba bakesha kuba inyamigo ahaha ma nari kumwe n'inshuti ze nari kumwe n'ababyeyi bamugira inama bamusezeraho waramenye ubwenge naho ubwana busigiwe wabo maze ndamuhoza arankundira araza araje nyampinga araje umugeni wacu uhagurukigaje araje umuha impundu mama araje kubera ibintu byari bihari harimo inshuti zo kwa so hakaba umusaza yitwa Kayihura wowe urabumva gusa ariko aracyari muto yohereza inshuti ye yitwa Ndayizeye turamuzimanira bisanzwe nk'inshuti ivuye ku nshuti yacu nyuma rero y'ibiganiro byabaye bagiye gushyiramo ijambo ryitwa gusaba umugeni nyuma rero tugerageza kubaza abakuru umuryango uraterana babaza nyogosenge tugira ngo araza kuvugira ijambo rituma uyu munsi usibira arangije aravuga ngo nagende nanjye nari umukobwa shangazi niko yavuze nyuma rero twakosheje inkwano twazakiriye wakowe izo nkwano twakosheje twazishimye nk'umuryango aho hose nta cyemezo ugiramo ya kabiri rero baza kutwibutsa abanyamategeko icyo bijyanye n'itegeko nshinga uburenganzira bw'umwana niko kugutumaho tukubaze umuntu witwa Pascal uramuzi? Yego ndamuzi. Oneho rero ubu ngiye kumubaza ibindi nambaye nkumubaza ngo padiri n'umunyagatolika noneho rero bw'umuzi ni wowe nyirabayazana w'uyu munsi bwari wowe rero wabizanye ibi byiza emera icyemezo twafashe ko ari icyemezo cyiza none rero inshuti ya data mukazana wawe nguyu icyaza kugutenguha nuko ntarenze ifoto ya Pascal wamwerekana agasanga atari we aho ntundenganye aho nawe urebe uko ubigenza murakoze umuryango mwiza mwongere munshimire mushinge umuryango wa Celestine mushimire Buhigiro mushime n'uyu mukazana baduhaye Pascal none rero bajya bavuga ngo uva ku giti dore umugore uko muhobere rwose wa turaho misa itagora isiga Yohana wabonye ari wese dore umuhobera baraha niba kwima amashyira bukoze ikikuvuye ku mutima ariko umuhobera ati kaze neza mugabo mwiza mugabo nkunda najyaga mbwira amasenge ko arona rose uruhumbira jana rw'amajoro ntabyemere ariko ni wowe hanyuma rero Pascal aguhobeye neza ukumva muri icyo gituza cye uzatemba mu iteka ryose kibuka iburyo bwawe urebe rwa ruhisho rwiza wamuhishiye uko amashenge fashe zahabu irabagirana neza hano harimo ibanga hanyuma ufata ikiganza cye cy'ibumoso urebe urutoki ruzihiga zose ubwira uti mugore mwiza mugore nkunda uyu ni umuringa uzaguhakurama ukaba umurungu uzaguhakuramba yewe ndetse ukanarema hanyuma wereka imiryango yose niba kwima amashyi wowe urabukoze ikikuvuye ku mutima amashyi menshi cyane kuri Pascal hanyuma se dede usibye kumushimira ukamuhobera ukamubwira turakoze mugabo mwiza yewe n'icyanzu nimye abandi n'icyawe mama shenge amashyi menshi ku mukobwa wacu
ahesheje ishema ababyeyi urakoze cyane. Hanyuma rero muryango mugari mwiza turaza gutanga abagutanze kubona izuba dore wabakuriye mu maso bakuzi neza iyo bavuze ibyiruka ryawe mu mico n'ingiro bikuranga ubu muziranenge nibyo kukuriranga kandi ntabwo niyo mwaba mutabanye niba mweza nyina w'umuntu murahura akakwibwira niba mweza nyina w'umuntu akanakureba n'impuhwe nyinshi niba mweza nyina w'umuntu n'imbabazi zuzuye amaso niba mweza nyina w'umuntu byarimba kakugwa mu nda niba mweza nyina w'umuntu niwe mwiza niwe mwiza niwe mwiza amatungo niba mweza nyina w'umuntu inka nyinshi cyangwa amafaranga niba mweza nyina w'umuntu ngo yakurebye abafite byose niba mweza nyina w'umuntu agira umunyafu umuhora hafi niba mweza nyina w'umuntu niba ahora gukangisha niba mweza nyina w'umuntu agira ubukaka bwo kugucyaha niba mweza nyina w'umuntu ngo ejo bundi utazaba ikigwari niba mweza nyina w'umuntu igicucu cyangwa igishushushungwe baratomboye aho ugiye nta rugo ntibashobora kwigunga kuhaguma binyura buri wese aho uvuye si ibanga haba icyuho kiranga kukugira biba bihebuje uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo
arahirwa uwo mukomezanije urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo umva ngorore nkuririmbe icyo bashumba biwacu mukame kare rwose mutereka amacunda amacanda ya nkanga nge ntumira uwo mwana ngo icyaka kiranze umva ngorore nkuririmbe bakobwa biwacu mugere mugacyamo mucyura izo nyambo inyana zirashonje umva ngorore nkuririmbe maze rero murakagira amahoro n'amahirwe nshuti kandi muryango mugari iwacu n'iwanyu dore ndambuye ibiganza imbere yanyu kugira ngo mbasuhuze muri aho neza maze rero iwacu n'iwanyu nyaboneka namwe mugira amahoro y'Imana burya rero mutahira mwiza rwose narinje kwakira nkuzaniye izo naje ndongoye izi wacu zigira nyinshi burya iwacu kirazira kikaziririzwa iyo tujya kuvuga amazina y'inka ntago tujya twibagirwa Imana ntibibaho kirazira rwose ahubwo iyo tujya kuvuga amazina y'inka tuzirikana rya jambo yabwiye abayizera iti mwebwe bubaha izina ryanjye nanjye nzabahemba cya gihugu gitemba amata n'ubuki ntago ari igihugu gitemba ibirayi ibitoki n'ibijumba cyangwa bya bindi bidutungira ubuzima ese di mwanyikirije mutamena amena maze rero burya mafuramwe izi wacu zigira nyinshi ni za zindi inka nziza zimwe zishorewe n'amashashi di zirimo amashashi amwe yashije dushaka tujya gushimira shibuje w'abashumba maze tukamushimira ko yatubereye igishitsi ubwo iwacu natwe tukamwikira di munamwanyikirije mutamena turatarama bitinde ku birenge muteye mu gitondo mwageza ku mugongo murewe nimuze twese twitaramire yemwe bahungu nimuze tujya inama akana kiti gisimarirwa gutebuka tegera burakeye inyanja zakorosi mbarawe twese twitaramire imfizi yanjye rwivugira mu gituzi gituma nyikunda yanoni abagabo bagiye tujya inama tujya imigambi yo kurengera u Rwanda mbarawe nimuze twese twitaramire imfizi yanjye rwivugira mu gituzi gituma nyikunda yanoni abagabo mbarawe nimuze twese twitaramire big family natwe twese twemerewe guhaguruka mu nkundire twese twegere ejuru duherekeze umuryango amashyi
nyiragukura we nyiragukura umukuru mu bakobwa mama ntore we nkundurwe hene hene urwenene n'urw'imbavu ndende mama ntore we Nyaruguru Nyaruguru we Nyaruguru 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 we Nyaruguru we Nyaruguru we Nyaruguru iriya yari yabarinda n'abarinda we ibashashi mama Nyaruguru we Nyaruguru we Chanitaro ryake Chanitaro ryake Nyaruguru we Nyaruguru we umwatuza kwanga hangara kagwishanga inyuma y'ishyamba rakaryibambaridaka ingwejo mu gitondo rizamurye munda n'akayogero musaza n'umukundo atere gaharemye muraberewe murababera birori muraberewe murababera birori n'amanyurana ibituza byanyu byo n'ibigarama mugwira inyunga banyakubyara nifuje famiye ya Gapisi kwishimira cyane famiye ya Gapisi nahabaye mfite imyaka 10 niho natangiye kuhaba abana bose bavutse ndeba umuco mfite na discipline mfite nayikuye kwa famiye Gapisi Imana mu ijuru ibaha umugisha bandihiye minervale baritanze kugira ngo mbeho batanze sacrifice nyinshi mu buzima kugira ngo mbeho Imana mu ijuru ibaho umugisha ntago nabona cyo kubaha kidasaza keretse mfite nk'ijuru niryo ribamo amahoro gusa nta bibazo birimo niryo nabagabira mama yasize ndi mutoya ntamuzi ariko mukuru wanjye yarandeza mbera mama ntago nigeze mbura ikintu na kimwe buri gihe nageze nifuza ikintu na kimwe nabaha ariko numvaga ikintu nabaha muri iyi si kikagira agaciro aruko nzabashimira imbere y'imbaga y'abantu ngana gutya none mbigezeho ntago nabaye umwana mubi ngo niyandarike ndabashimira cyane rero ko mwafashije muri iyo mico kugira ngo ngire umuco mwiza n'ibindi nk'ibyo muri ababyeyi beza muri intwari ko no gushima umuryango rwose wa Janvier Adelphine arabashimiye ikintu gikomeye yaba nari mfite uruhare ku gutanga ijuru mwari muri kwiriye amashyi menshi cyane kuri Imana ibaha umugisha reka rero mbahamagare mwese muze mubakikize n'izo mpano mwese hanyuma dufate iyo foto muhitamo n'abayobora tugana gufata amafunguro Imana ibaha umugisha abana b'u Rwanda we ingendo yabeza we nubasanga Amerika yose we ingendo yabeza
beza we nunabasanga muri Canada we ingendo ya beza we nunagiye Burayi hose we ingendo ya beza we bagenda ingendo ya beza bahungu ingendo ya beza we bagira intambwe y'intore bahungu ingendo ya beza we abana b'u Rwanda we ingendo ya beza we abana b'iwacu we ingendo ya beza we muntu udakunda u Rwanda we ingendo ya beza we mbese ko kukunda iki ingendo ya beza we ingendo ya beza we ingendo we ingendo ya beza we maze ingendo shaka ingendo ya beza we abasaza biwacu i Rwanda ingendo ya beza we baracyavuza inanga we ingendo ya beza we baracyasetsa abantu we ingendo ya beza we baraceza ibisabo baraceza ibihaza we ingendo ya beza we ngw'abakobwa b'i Rwanda we ingendo ya beza we baracyabyina neza ma ingendo ya beza we ngw'abahungu b'iwacu di ingendo ya beza we baracyaca imigara we ingendo ya beza we ubabwira abo bana ma ingendo ya beza we uti mwihesha agaciro we ingendo ya beza we mugaheshe n'u Rwanda we ingendo ya beza we ingendo ya beza we banumva nshaka kuza i Rwanda nkumva nkumbuye ingendo ya beza we